Wari uzi ko kiriya gitunguru dukoresha mu gukaranga no muri salade umumaro wacyo atari uguhumuza cyangwa kuryoshya ibyo kurya gusa? Umenye ubushobozi cyifitemo mu guhangana n'indwara no kongera ubudahangarwa bw'umubiri no kuwusukura. Ntiwakongera kukibura ku meza yawe, ndetse ntiwanakongera kugifata nk'ikirungo kiri aho gusa. Igitunguru onyo si amarira gituma urira gusa igihe uri kugikata, kandi buriya nabyo bifite icyo bimaze nko ku maso ndetse no mu buhumekero n'ahandi. Ngiri kosa benshi mujya mugwamo kubera kutamenya. Iyo ufashe igitunguru ukagikatamo kabiri, igisate kimwe ukagiteka, ikindi kigasigara, icyo wasize waba wari uzi ko uba usize uburozi. Irindi kosa rya kabiri, ku bantu bakora salade y'ibitunguru bakayivangamo vinegere. Vinegere ntabwo ari ikintu cyiza ku mubiri. Igitunguru rero si ikirungo gusa, ahubwo ni umuti karemano twirengagiza buri munsi bitewe no kutamenya. Ubanza utarigeze umenya ko hari n'imiti imwe n'imwe dukoresha kwa muganga yakozwe mu gitunguru. Nk'uko tubizi, buri igitunguru kibamo amoko abiri, ntabwo gisa kimwe. Hari ibitunguru by'umweru, hakaba n'iby'umutuku, kandi buri kimwe cyose kigira umumaro wacyo wihariye. Nk'igitunguru cy'umweru kirangwa no kuba cyoroshye mu biryo, kikanafasha igogora. Mu gihe igitunguru cy'umutuku bakunze kwita onyo rouge, ari nacyo turi bwibandeho cyane muri iki kiganiro, gikungahaye cyane cyane mu ntungamubiri zirinda indwara, harimo by'umwihariko nk'indwara ziremereye z'umutima na kanseri. Kwita ku buzima bwawe ni inshingano, kuko ubuzima nk'igishoro cya byose bisaba kubwitaho. Ukwiriye kumenya ko ikintu icyo ari cyo cyose gikoreshejwe nabi gishobora kuzana ingaruka mbi. Muri iki kiganiro kitari burambirane, turasobanukirwa byinshi kuri iki kiribwa gihindura ubuzima, uko wagikoresha nk'umuti, uko wakwivura indwara zinyuranye. Turareba n'indwara zigera nko kuri 20 zivurwa n'igitunguru, ndetse no ku musozo turareba n'izindi ndwara wakwivurisha igitunguru ariko wakivanze n'indimu, nk'ubuki, amavuta yerayo, cyangwa se amavuta y'ibihwagari. Muraho neza. Mbere yuko dutangira ikiganiro, hari ibintu nifuza ko tubanza tugasobanukirwa mbere yuko dukomeza ku bijyanye n'ibitunguru. Icya mbere ni uko umuntu wese akwiriye kubanza kumenya ibintu 5 bigaragaza ko umuntu ari muzima. Icya mbere kigaragaza ko umuntu afite ubuzima bwiza cyangwa ari muzima, nuko aba ari umuntu uryama agasinzira neza. Kabiri, ni uko barya atarobanura ibyo yemerewe. Icya gatatu, ni uko ibyo yariye bigogorwa neza kuri gahunda, bidatinze, bitamuteye ikindi kibazo. Icya kane, akaba ari umuntu wituma neza, atari kumwe umuntu yituma bigoye, cyangwa akamara igihe kirekire atarajya no kwituma. Ku muntu wacikanywe n'ikiganiro cya tungurusumu cyabanjirije iki ngiki, akirebe, twabivuzeho muri magufi kandi mu buryo busobanutse. Kuri uyu munsi reka mbaganirize ku kintu twese tuzi kandi dukunze gukoresha, ariko rimwe na rimwe ntitumenye ububi n'ubwiza bwacyo ku buzima. Ndavuga igitunguru. Abongereza bakita onion, naho abafaransa bakacyita onyo rouge. Onyo rouge ikomoka mu karere k'iburasirazuba bwo hagati, Middle East, no muri Aziya y'Amajyepfo. Cyatangiye guhingwa mu myaka ibihumbi byinshi bishize. Aho abarobyi bo mu Misiri baragihingaga. Dr. Roger Pamplona, uzwi cyane nk'inzobere mu by'ubuzima karemano, ndetse n'abadokiteri bandi bagiye batandukanye, nabo bakivuzeho, ndetse banavuze ko ari kigiramo intungamubiri zituma kiba kimwe mu bintu by'ingenzi ku buzima bwacu. Uyu mudokiteri Roger Pamplona, mu bitabo bye nka Foods That Heal, yavuze ko igitunguru gifite ibinyabutabire bya sulfure bikigira nk'umuti w'indwara z'umutima n'imitsi, ndetse yanavuze ko gikorera ku mubiri nka antibiyotike y'umwimerere, ndetse kikanaca intege udukoko dutera indwara. Yakomeje avuga ko kigira uruhare mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko kirimo flavonoide zirinda kanseri n'indwara z'amaraso, ndetse kikanafasha gucya kw'amaso no kugabanya umuvuduko w'amaraso. Iki gitunguru cya onyo rouge
kubera ko kiriya cyumweru ntago dusa naho tukigarukaho cyane, kubera ko twabonye ko gikunze gukoreshwa nko mu koroshya ibiryo cyangwa muri salade, ariko cyane cyane nta mumaro wacyo wihariye cyane ku mubiri w'umuntu wakunze kukigaragaraho, cyangwa se ngo abahanga n'abashakashatsi bagire icyo bakivugaho. Ahubwo aka kanya reka turabe intungamubiri n'amavitamini ari muri kiriya gitunguru cya onyoruje cyo dukunda gukoresha mu gukaranga ibyo kurya. Kifitemo amavitamini anyuranye, aho dusanga ko gifite vitamini C ituma ubudahangarwa bukora neza, igafasha no kuba nyine yakiza ibisebe. Hakaba vitamini B6 ikenerwa mu mikorere y'imitsi no mu gukora amaraso mashya. Indi vitamini ibamo niyo bita folate B9, ni ingenzi cyane mu mikurire no mu kurinda indwara z'umutima. Ifite potassium igenzura imikorere y'umutima n'umuvuduko w'amaraso, ikagira manganezi izwi mu gufasha amagufa n'imisemburo, ndetse ikagira niyo bita antioxidante izwi mu kurinda kanseri, ikanarinda n'indwara z'amaso ndetse no mu gusaza kwihuse. Murumva ko rero onyo, igitunguru ni ikintu kidasanzwe. Nekereza ko niyo aka kanya twahagarika ikiganiro tukagihagarikira ahangaha, buri wese yaba afite icyo yungutse muri byo, ku buryo ki ubutaha atakongera kugifata nk'uko yarasanzwe agifata. Ngizi indwara 20 igitunguru kivura, sizi gusa kivura indwara nyinshi cyane, ariko muri aka kanya tugiye kuvuga kuri 20 cyane ko twibanze kuzikunda nko kugaragara cyane muri iki gihe cyacu. Indwara ya mbere ni uko ivura umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ya kabiri ni indwara z'umutima. Kuba bizi neza, umuvuduko w'amaraso nayo ni imwe mu ndwara z'umutima, ariko umutima ugira indwara nyinshi. Rero igitunguru cya onyoruje kibasha kuba cyavura izo ndwara z'umutima zitandukanye, kuko kigabanya ibyago byo gufatwa n'indwara z'umutima, kubera ko gituma amaraso atizirika. Ku mwanya wa gatatu turasanga ko irinda kanseri. Kirimo antioxidante zifasha kurinda kanseri ya kolone, kanseri y'ibere ndetse n'izindi. Ku mwanya wa kane inarinda cyangwa se igacanira amaraso. Gucanira amaraso icyo bivuze ni uko nyine irinda amaraso gufatana bikavamo udufundo dutera indwara z'imitsi n'umutima. Icya gatanu ni cholesterol nyinshi, igabanya cholesterol mbi mu maraso, ikanongera cholesterol nziza. Gatandatu ivura indwara z'imitsi n'umutwe, izo bakunze kwita migraine. Kugikoresha buri munsi bigabanya kuribwa n'umutwe, ndetse bigafasha n'imitsi kudahungabana. Karindwi, ibicurane n'umuriro. Gifite imbaraga nka antibiotic y'umwimerere, kigafasha guhashya ibicurane n'umuriro n'ibindi. Icya munani ni uko ivura indwara z'amaso. Antioxidante iba mu gitunguru irinda gusaza kw'amaso ndetse no gutakaza ubushobozi bwo kubona. Icya cyenda ni indwara z'uruhu. Umutobe w'igitunguru ushobora gushyirwa ku ruhu, noneho ukarinda ibisebe kwangirika, ugakiza ibimenyetso by'ama infection. Icya cumi ni uko ivura indwara zo mu nda, cyangwa se kuribwa no mu nda. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje nk'igitunguru cyane cyangwa ugakoresha umutobe wacyo, nk'uko tubona uburyo ushobora kuba wagitegura, ufasha kugabanya uburibwe no gusukura mu nda. 11 ni indwara z'impyiko n'uruhago, ibasha kuba nyine yabivura, kubera ko igitunguru gikuramo udukoko dushobora gutera ama infection mu miyoboro y'inkari. 12 ivura inkorora, bronchite na asima. Ibyo ni ibintu nyine bizwi cyane ku gitunguru. Ibyo ngibyo rwose ibasha kuba yabivura kandi bigacika, inkorora igacika, umuntu agahumeka neza nta kibazo. Indwara ya 13 ibasha kuba yavurwa nacyo ni indwara z'amenyo. Kurya igitunguru kibisi akenshi na kenshi bifasha rwose kuba byarinda indwara z'amenyo n'ibyo bita amagute. Kuri 14 igabanya ibiro. Igitunguru kibasha kuba cyagabanya ibiro. Ni ukuvuga ngo ni kimwe mu bimera bifasha kugogorwa, mu igogorwa ry'ibiryo, kikagabanya isukari mu maraso, bityo
bikaba byanafasha nyine kugabanya ibiro. 15 turahasanga ko igitunguru kizwi mu kuvura diyabete n'indwara nyine y'isukari. Ni ukuvuga ngo diyabete ni igihe isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Rero igitunguru icyo gikora kigabanya urwego rw'isukari mu maraso, kikongera uburyo umubiri ukoresha insuline. 16 kirinda amabuye yo mu mpyiko. Ni ukuvuga ngo kigabanya kwifungana kw'imyanda mu mpyiko, bikaba byanatuma cyangwa bigatuma idafata nyine amabuye. 17 kinafasha mu kwibagirwa, memory loss. Nk'abantu rwose bakunda kwibagirwa cyane, ni ibintu twagiye tubona no mu biganiro byabanjirije ibi ngibi. Ibimera bitandukanye bigiye bifite umwihariko n'umwimerere wabyo mu gufasha kuri izi ndwara turi kugenda tuvuga, kuko nyinshi muri zo ntago ari ubwa mbere tubashije kuba twazibona. Rero ku kijyanye no kwibagirwa hari icyo bita antioxidante kivuzeho, kandi na ruguru twakivuzeho, zirimo zifasha ubwonko gukora neza. Izo antioxidante ziba mu gitunguru. Rero ibyo ngibyo bigatuma cyangwa se bikarinda kwibagirwa hakiri kare. Tujye kuri 18, ni uko igitunguru kivura indwara z'umwijima, iyo bita liver detox. Ni indwara zitandukanye, ni uko kibasha kuba cyafasha nyine gusukura no gukiza umwijima w'umuntu wanyoye imiti cyangwa inzoga nyinshi. Hanaho rwose kibasha kuba cyakemura icyo kibazo ku bantu banyoye inzoga nyinshi no ku bantu bashaka kuba baranyweye imiti myinshi, kuko ni bimwe mu bintu bya mbere bigaragara ko bitera umwijima. Icya 19, igitunguru kizwiho cyane cyongera ubushake bwo kurya, mbese gitera apeti. Kigira ubushobozi bwo gutera inzara ku bantu batagira apeti. Iyo wakiriye rwose kiragenda mu igogora, ibintu bikagenda neza nk'uko na ruguru twagiye tubibona. 20, igitunguru gifite umwihariko wo kurinda gusaza kwihuse. Ku muntu rwose ukunze kugikoresha, abenshi ntago bakunze gusaza. Iyi ngingo ya 20 hari ikindi kiganiro twakoze ku babirebye, batarakireba musubire mu mujyeho mu kiriho nacyo kuri te, tugaragaza ko teyi ari kimwe mu bimera birinda gusaza cyane cyane ku ruhu n'ubwonko, kubera ko ubwonko bw'umuntu nibwo bushobora kuba bwatuma umuntu yasaza, kuko ubwonko niwo muyobozi w'impagarike. Iyo rero bwagize ikibazo bunateza n'ingaruka n'ahandi, ari byo bishobora kuviramo umuntu gusaza, kandi igihe cyo gusaza mu by'ukuri kitaragera. Rero igitunguru nacyo ni kimwe mu bintu birinda kuba umuntu yasaza byihuse. Antioxidante zirimo zirinda gusaza k'uturemangingo, zigatuma umuntu akomeza kugaragara neza. Nyuma yo kubona indwara zavurwa hakoreshejwe igitunguru, reka noneho turebe uko cyakoreshwa nk'umuti. Bwa mbere, igitunguru kibisi, icyo bita raw onion mu cyongereza, nicyo kibasha kuba cyuzuye buri kimwe cyose kijyanye n'umumaro wacyo. Nibwo kiba gikize cyane kuri antioxidante na sulfuric compound. Niba twajyanye akantu ku kandi, reka mubaze, waba wibuka antioxidante icyo ari cyo na safa icyo ari cyo? Twabivuze turi kuvuga ku mavitamini aboneka mu gitunguru, ariko antioxidante n'iyi safa turi kuvuga yo ubwayo ntago ari vitamine, ahubwo ni ibindi bice by'ingenzi biboneka mu biribwa bigira akamaro n'aka vitamine. Rero ukwiye kumenya ko antioxidante ni kimwe mu bintu bifasha umubiri kurinda amaserire cyangwa se uturemangingo kwangizwa n'utundi twitwa free radicals. Free radicals nazo iyo ziyongereye cyane zitera imyanda mu mubiri, ndetse bikaba byanatera indwara nka kanseri, indwara z'umutima, gusaza vuba, n'indwara zifata ubwonko. Rero urumva ko antioxidante zirinda ibyo byose, zirinda nyine iriya free radicals. Ni inyungu cyane cyane rwose, kuko iboneka mu biribwa nka tungurusumu, mu bitunguru, mu makebeji,
ubwo ni amashu ndetse n'ibindi nyine bigiye bitandukanye. Noneho rero umumaro wayo ni uko ifasha umubiri gusohora imyanda, ndetse ikaba inifitemo ubushobozi bwo kurwanya udukoko microbial, ndetse ikaba yifitemo n'ububasha bwo kuba yarinda kanseri. Yemwe zikanafasha mu gukora proteine z'ingenzi mu mubiri, harimo nka za glutathione ndetse n'izindi. Rero icyo ukwiriye kumenya ni uko antioxidante ubwayo ijya kumera nka vitamine, ariko ntabwo ari vitamine. Ndetse na sulfur compound nazo si vitamine, ariko nazo nyine zijya gukora nk'ibyo vitamine ibasha kuba yakora. Kubw'ibyo gukoresha oignon rouge cyangwa igitunguru ari kibisi nibyo bigira umumaro, kubera ko kiba kikirimo vitamini zose nk'uko twagiye tuzibona mu bice bigiye bitandukanye. Kubera ko bifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, bigafasha mu gukiza ibicurane n'inkorora, ndetse kikanafasha mu gusukura umwijima n'impyiko na bya bindi byose twabonye haruguru. Rero hari abagikoresha bakagikatira hejuru y'ibiryo bihiye, icyo gihe nta kibazo. Cyangwa se harimo n'abashoboye kuba bagikoresha bakagihekenya ari cyonyine nta kindi kintu bavangiyemo, nabo barahari rwose bagikoresha gutyo, ahoho naho biba ari byiza cyane. Ikindi ubundi buryo hari ababikoresha nka salade, nabwo ni byiza rwose, gusa mukirinda gushyiramo amavinegre nk'uko twabibonye. Ndetse uriya mu dogiteri Roger Pamplona nawe mu bitabo bye yagiye abivugaho ko byibura kurya igitunguru kibisi buri munsi, rimwe ku munsi, bishobora kuba ubwabyo birinda indwara z'umutima. Abadogiteri bakomeye ku bijyanye n'ubuzima ku isi bagiye babaho, n'abandi bagiye bagaragaza ko byibura kurya igitunguru kibisi nibura rimwe ku munsi bifasha kurinda indwara z'umutima. Hari abadashobora kuba bagikoresha ari kibisi bitewe wenda n'impamvu zabo. Hari abashobora kuba bakirya kikabatera iseseme, hari abashobora kukirya wenda kubera impumuro bakumva ntibabishoboye. Hari ubundi buryo rero abahanga bagiye bagaragaza ko igitunguru nabwo cyakoreshwa mu buryo gitogoshejwe mu biryo, ariko bitandukanye no kugikaranga, kubera ko ntabwo hari abantu benshi bazi ko iyo ukaranze igitunguru ya mpumuro wumva iri gutamba, ubundi bivugwa ko iba inajyanye n'umumaro wacyo. Usibye kuryoshya gusa kigasigara gihumuza ibyo kurya, ariko bigaragara ko izo ntungamubiri uko impumuro yagiye ari nako nayo ijyana na za vitamini n'imimaro yabyo bijyanirana. Rero kubw'iyo mpamvu bivugwa ko no kugikoresha gitogoshejwe rwose biba bifite intungamubiri, ariko zitari cyane nko kugikoresha ari kibisi, kubera ko igitunguru nyine gikunze gukoreshwa nk'ikirungo, ariko nanone ni umuti woroshye kurya ku bantu batabasha kugikoresha ari kibisi. Uburyo rero ushobora kuba wabikoramo nabwo, uragitogosa ukagitogosanya n'ibiryo, icyo gihe kibasha kurwanya cholesterol, kikagabanya gastritis cyangwa kuribwa mu nda, nabyo twigeze kubivugaho, ndetse kikaba cyanafasha mu igogorwa. Abaganga benshi bavuga ko gutogosa igitunguru mu biryo bishobora kuba bifite imbaraga zingana, ariko banavuga ko kiba kidahombye burundu. Reka tuvuge no kuri biriya bibabi by'igitunguru, nabyo ni byiza, bizwi nka puwaro cyangwa green onion. Bigira umumaro ukomeye nabyo kubera ko bikungahaye kuri vitamini A na C na K, ndetse bikagira n'icyo bita calcium na iron. Bifasha mu bijyanye no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigafasha kurinda amagufa n'imitsi, ndetse bikanarinda n'indwara z'amaso kubera iriya vitamine A ibamo. Kubw'ibyo rero abahanga mu mirire bavuga ko puwaro ari kimwe mu bice bigira intungamubiri nyinshi mu gitunguru. Ubundi buryo cyakoreshwamo nk'umuti ni uburyo bwo kuba wagikoreshamo nk'umutobe wacyo. Uragifata ukagikanda, hanyuma
ukavangamo ubuki. Ibyo ngibyo bikoreshwa mu kuvura inkorora, muri bronchite, za sima, indwara z'uruhu, nko gusiga ku bikomere cyangwa ku bisebe. Ubwo ni ubundi buryo nabwo wagikoresha rwose nk'umutobe. Noneho nyuma yo kubona uburyo kikoreshwa, hari abaganga cyangwa se abadogiteri ndetse n'inzobere bagiye bagira icyo babivugaho. Nk'uwo bita Roger Pamplona twagiye tugarukaho mu bitabo bye, yavuze ko igitunguru ari ikiribwa kikaba n'umuti ndetse gikwiriye kujya mu mafunguro y'abantu buri munsi. Hakaba undi mudogiteri bita Richard Berive, ni inzobere mu bya kanseri, yavuze ko kurya igitunguru buri munsi bifasha guhashya kanseri n'indwara z'umutima. Harvard Health Publishing nawe agira ati igitunguru kiri mu biribwa by'ingenzi mu kurinda indwara z'imitsi, umutima ndetse na za kanseri. Igitunguru cyiza kuruta ibindi ni ikibisi nk'uko twabibonye, ndetse n'ariya mababi yacyo rwose wayakoresha, twagiye tubibona. Ufashe igitunguru ukagikata, warangiza ugakatiraho n'indimu, waba ufite amavuta yerayo ukayashyiramo cyangwa y'igihwagari, waba utarwaye diyabete ugashyiramo akayiko k'ubuki, ukabikora 4 mu cyumweru, ukajya ako gasalade ukarya mbere y'igaburo rya kumanywa. Ukabikora 4 mu cyumweru, ukamara ibyumweru 3 cyangwa ukarangiza ukwezi, uba wivuye ziriya ndwara zose twabonye haruguru ndetse n'izindi tutigeze tuvuga hano nyinshi cyane. Ngiri kosa rikomeye abantu benshi bajya bakoresha nabi ku gitunguru. Igihe cyose ukasemo igitunguru kabiri, igice kimwe ukagikoresha, ikindi ukagisiga ukazagikoresha. Icyo wasize nuya kugikoresha cyo ubwacyo kizaba cyarahindutse nk'uburozi, kubera ko aho kugira ngo kikuvure, aho kugira ngo kigufashe, ahubwo cyo ubwacyo kiba cyahindutse ikitera indwara cyangwa se ikizana indwara. Kubera iki? Kubera ko ucamo igitunguru kihuta cyane mu kwinjiza udukoko n'ubundi burozi buri mu mwuka, bitewe n'uko gifite ubushobozi bwo gukurura ubushyuhe n'udukoko. Ibyo rero nibyo nyine bituma icyo gice gisigaye gitangira kwangirika vuba. Ako gace gakoresheje nyuma y'igihe bishobora gutera indwara zo mu nda, kuribwa cyangwa se isesemi. Umwanzuro ku mikoreshereze y'iki kimera ni uko igitunguru gikase kikabikwa gishobora kwangirika kandi kikaba cyakurura uburozi. Rero icyo gihe iyo cyangiritse kigakurura uburozi, kinakurura udukoko dutera indwara, ugasanga kugira ngo kikubere umuti, kikubere cyiza, ahubwo kikubereye kibi. Niba ugikase kandi hari igisigaye, ukibike mu gikoresho byibura kitageramo umwuka, kandi nabwo n'urenze amasaha 24, ubwo ni umunsi umwe. Kijimye cyangwa se cyashaje cyangwa cyahinduye impumuro, kijugunye burundu. Dusoza, nshaka kwibutsa ibintu 3 ukwiye kwirinda kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza kurushaho. Nk'uko tubibona, indwara zigera aho ziva. Rero ushobora kujya gukoresha nka bino bimera tuba turi kuvuga, ukabikoresha wizeye ko uri bukire ariko ukabona ntukize. Kubera iki? Kubera ko uri kuvura ikintu ariko icyagiteye cyo kiracyahari. Biba bikwiriye ko umuntu anamenya n'ibyo akwiriye kwirinda kandi akagerageza kuba yabyirinda. Kuri uyu munsi ikintu cya mbere nabateguriye dushobora kwirinda ni ukuryamana ibyo kurya. Bisobanuye iki? Kwa kundi umuntu bigera nijoro kubera isi, umunaniro, ibibazo uko isi nyine iteye, hanyuma wagera mu rugo ukarya, wamara kurya ugahita ujya kuryama. Biriya bintu ukwiriye kubyirinda, byashoboka ukabicikaho, kubera ko nabyo tuzabigira ikiganiro cyabyo. Ni kimwe mu bintu bitera indwara nyinshi cyane zitandukanye, harimo kuribwa n'umutwe udakira, harimo kubura amahoro y'ubwonko, harimo uburakari, stress, ibintu biri aho ngaho. Mbese tuzagerageza kubisobanuraho mu buryo bwimbitse mu biganiro bitaha. Icya kabiri ukwiriye kwirinda kurya ibiryo byinshi bidafite akamaro, kubera ko ni kimwe mu bintu byongera cyangwa se bikongerera indwara, nk'uko twabonye amarembo indwara zinjiriramo. Akandi ka gatatu ni ukwirinda kunywa ibinyobwa byangiza nk'inzoga n'itabi.
nabyo ni bisanzwe bizwi ko byangiza umubiri vuba. Twize byinshi muri uru rugendo twatangiye rwo kubungabunga ubuzima bwacu. Niba wifuza kumenya neza amarembo indwara zinjiriramo nuko wayafungirana utiriwe wirukanka kwa muganga buri kanya, komeza ukurikirana ibiganiro byacu. N'ubushize twakoze ku kiganiro kijyanye na tungurusumu, ariko ntago ari byo gusa tuzihahereramo mu bijyanye n'ibimera, kubera ko ubutaha tuzaganira ku kintu gikomeye cyane abantu benshi bakunda, ariko gishobora kuba inzira ndende indwara zinjiriramo: inyama z'ingurube. Niba wifuza kumenya impamvu z'ibyo turya buri munsi bishobora kudufasha cyangwa kudutera indwara, komeza udukurikire. Niba utariyandikishije ukora subscribe uyikore. Niba wakunze ibiganiro byacu ukore like, ukore share, ndetse niba hari ikibazo, inyunganizi cyangwa igitekerezo wagize wandike muri comment. Ntuzacikwe n'icyo kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze kubana nawe. Bye.